Amategeko y'umwihariko areba bamwe mu bagenzi. Reka duhere ku banyamaguru, ni ingingo ya 48. Ngo uretse iyo hari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso, utuyira turi ku mpande z'umuhanda n'inkengero zigiye hejuru bihariwe abanyamaguru. Ngo keretse habaye hari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso, naho ubundi ngo utuyira turi ku mpande z'umuhanda n'inkengero zigiye hejuru bihariwe abanyamaguru. Abanyamaguru batatanye cyangwa bagize udutsiko tudafitanye gahunda kandi batanayobowe n'umwarimu, bategetswe kunyura mu tuyira turi ku mpande z'umuhanda no ku nkengero zigiye hejuru. Uretse ubutaka butsindagiye butandukanya imihanda ibiri, bwo bunyurwamo gusa n'abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya iyo mihanda. Buriya butaka buri hagati mu mihanda ibiri babuhagararamo by'akanya gato baba bayambukiranya, ntabwo babugenderamo rero. Iyo hatari utuyira two ku mpande z'umuhanda cyangwa inkengero zigiye hejuru, cyangwa bihari bidashobora kugendwamo, abanyamaguru bashobora kunyura mu tuyira turi ku musezero w'umuhanda, hamwe umuhanda nyine urangirira. Bapfa gusa kutabuza cyangwa kutabangamira uburyo bwo guhagarara akanya gato, ubwo kubisikana, kunyuranaho by'abayobozi. Bibaye ngombwa bagomba kwegera uruhande rw'inyuma rw'inkengero y'umuhanda. Tuvuge niba umuhanda nta nzira z'impande zagenewe abanyamaguru, banyura ku musezero hamwe harya nyine umuhanda urangiriye, kandi haba hari ibinyabiziga bigiye kubisikana bakabiha umwanya, ibigiye kunyuranaho bakabiha umwanya, n'ibihagarara akanya gato bakabiha umwanya nyine. Ngo bibaye ngombwa bakegera uruhande rw'inyuma rw'inkengero y'umuhanda. Ubwo urumva ni hepfo cyane rwose, wahunguka ukabishyira ibinyabiziga. Noneho iyo nta nkengero y'umuhanda iringaniye cyangwa idashobora kugendwamo, abanyamaguru bashobora kunyura mu kayira k'amagare cyangwa se mu muhanda. Iki kintu cyumve neza unagifate. Iyo nta nkengero y'umuhanda iringaniye cyangwa ihari idashobora kugendwamo, abanyamaguru bashobora kunyura mu kayira k'amagare cyangwa se mu muhanda. Noneho rero ikindi ugomba gufata, iyo banyuze mu kayira k'amagare, abanyamaguru bagomba kureka hagahita abandi. Iyo banyuze mu kayira k'amagare, abanyamaguru bagomba kureka abanyamagare n'abagenda kuri velomoteri bagahita, kuko banyuze mu kayira k'amagare, kandi tuzi ko akayira k'amagare kagenewe kunyurwamo na velomoteri ndetse n'amagare. Nyaboneka niba rero abanyamaguru banyuze mu kayira k'abanyamagare, baba bagomba kureka abanyamagare n'abagenda kuri velomoteri bagahita. Noneho iyo banyuze mu muhanda, abanyamaguru bagomba gukikira inkengero yawo, kandi uretse habaye izindi mpamvu bakagenda ibumoso bw'umuhanda ukurikije aho bagana. Abanyamaguru twigendera mu muhanda tuba tugomba kugendera ibumoso ukurikije aho tugana. Niba ibinyabiziga binyura iburyo, twe tunyura ibumoso kugira ngo bituruke imbere tubibona. Ibumoso bw'umuhanda ukurikije aho bagana, keretse iyo ari imihanda y'icyerekezo kimwe, niho banyura aho biboneye, ariko niba imihanda y'ibyerekezo byombi ugomba kunyura ibumoso. Ibyo ari byo byose, abanyamaguru bacunga ikinyamitende, velomoteri cyangwa ipikipiki, kubicunga ni ukubiyobora utabyicayeho. Ngo ibyo ari byo byose, abanyamaguru bacunga ikinyamitende, velomoteri cyangwa ipikipiki, kimwe n'udutsiko tw'abanyamaguru bayobowe n'umwarimu cyangwa bagize uruhererekane, bagomba igihe cyose kugendera iburyo bw'umuhanda. Niba ucunga ikinyamitende, niba mukoze uruhererekane, mwe munyura iburyo bw'umuhanda. Ntabwo abanyura ibumoso n'abandi badafitanye gahunda, niba ari umwe cyangwa se babiri bigendera, ariko abakoze uruhererekane cyangwa se abacunga ibinyabiziga byabo bo banyura iburyo bw'umuhanda. 4. Uretse iyo bagize uruhererekane, abanyamaguru bagenda mu muhanda igihe cya nijoro cyangwa hatabona neza, kimwe no ku manywa. Igihe hari ibinyabiziga byinshi bigenda, bagomba kugenda ku murongo umwe. Uzabona abantu bari mu muhanda bagenda ku murongo umwe nta n'uwabibategetse, gusa kuko hari ibinyabiziga byinshi bigenda bituma babiha umwanya, cyangwa se hatabona neza, tugomba kugenda ku murongo umwe. Ni ukuvuga ngo uretse iyo bagize uruhererekane, abanyamaguru bagenda mu muhanda igihe cya nijoro cyangwa hatabona neza, kimwe no ku manywa, igihe hari ibinyabiziga byinshi bigenda, bagomba kugenda ku murongo umwe. Abanyamaguru ntibashobora kwambukiranya umuhanda batabanje kumenya ko bashobora kubigira bitabateye ibyago kandi bitabangamiye ibinyabiziga bigenda. Mbere yo kwambuka umuhanda, buri munyamaguru wese aba agomba kureba ko bitari bumutere ibyago, atari bwambuke umuhanda ibinyabiziga bikamugonga.
Rero ngo mbere yo kwambuka umuhanda ugomba kubanza ukareba ko bitari bugutere ibyago. Dukomeza baratubwira ngo bagomba kunyura mu myanya yabateganyirijwe iyo iri ahatageze kuri metero 50. Abanyamaguru bagomba kunyura mu myanya yabagenewe kunyura mu myanya yabateganyirijwe iyo iri ahatageze kuri metero 50. Turabona ya mirongo y'umweru iri mu muhanda aho abanyamaguru banyura bambuka umuhanda, imwe bita ngo ni zebra crossing. Niba ubona iri hafi yawe niyo wambuka unyuzemo, hafi hatageze kuri metero 50. Ubaye uri hirya yayo muri metero nk'ijana, muri metero 70, ushobora kwambuka unyuze aho ubonye, ariko wabanje kureba ko nta byago biri bugutere. Ariko niba iri ahatageze kuri metero 50, utegetswe kwambuka ariyo ubanje kunyuramo. Iyo hafi y'inkomane nta mwanya wateganyirijwe abanyamaguru, bagomba kunyura mu gice cy'umuhanda kirombereje akayira ko ku mpande z'umuhanda cyangwa inkengero zawo. Ahandi hose bategetswe kwambukiranya umuhanda banyuze mu kinyanguni cyawo. Ni ukuvuga ngo niba nta myanya yateganyirijwe abanyamaguru, bashobora kwambuka banyuze mu kinyanguni cy'umuhanda. Ikinyanguni cy'umuhanda tuzakibona mu ngingo zisoza. Ni ahantu hari igishushanyo kimeze nka mpande eshatu, urabona hamwe bita ngo ni mu marompuwe mu masangano. Hafi yaho hari imirongo mujya mubona y'umweru ibishoye mu muhanda igaragaza ibinyabiziga bishobora kunyura cyangwa se aho bitanyura, hari ushobora kuhambukira. Tuzabireba nitubigeraho. 7, nta na rimwe abanyamaguru bashobora gutinda mu muhanda cyangwa kuhahagarara nta mpamvu nyakuri biteye. Nta na rimwe abanyamaguru bashobora gutinda mu muhanda cyangwa se kuhahagarara nta mpamvu nyakuri biteye. Umukozi ufite ibasha gusanze uhagaze mu muhanda wahatinze, ugomba kugaragaza ko ufite impamvu nyakuri biteye. Ikindi, iyo umuhanda ugabanyijwemo ibice byinshi bitandukanijwe n'akihugiko kamwe cyangwa ubutaka butsindagiye, abanyamaguru bageze muri kimwe muri ibyo ntibashobora kwambuka ikindi gice gikurikiraho batubahirije ibyo twabonye. Kubanza ukareba nyine ko nta byago bigutera, ukabona kwambuka igice kimwe ujya mu kindi. 9, abantu batwaye utunyabiziga tw'abana, utw'abarwayi cyangwa se utw'abafite ubumuga bubahiriza ibyo abanyamaguru bategetswe. Nyabuneka abantu batwaye utunyabiziga tw'abana, utw'abarwayi cyangwa se utw'abafite ubumuga, abo bantu baba bagomba kubahiriza ibyo abanyamaguru bategetswe. Amategeko areba abanyamaguru, aho abanyamaguru bambukira niho nabo bambukira. Mbese ibyo abanyamaguru bategetswe, abatwaye utunyabiziga tw'abana, utw'abafite ubumuga cyangwa se utw'abarwayi, nabo bagomba kubyubahiriza. Ngo ni nako abafite ubumuga bitwaye mu tunyabiziga twabo bagomba kubigenza. Bapfa gusa kutihuta birengeje umunyamaguru ugenda bisanzwe. Hano bakoresha ijambo ngo utunyabiziga tw'ibimuga, ariko murabizi ko imvugo yanogejwe nubwo batabihinduye hano mu igazeti. Baratubwira ngo ni nako abitwaye mu tunyabiziga twabo nyine abafite ubumuga niko bagomba kubigenza, ngo bapfa kutihuta birengeje umunyamaguru ugenda bisanzwe. Niba bitwara mu tunyabiziga twabo bagomba nabo kubahiriza amategeko agenga abanyamaguru, abo nyine bafite ubumuga, ngo kandi bapfa kutihuta birengeje umunyamaguru ugenda bisanzwe. Noneho tugeze ku cyiciro cya 2 cy'ibinyabiziga biherekeranije mu butumwa, ingingo ya 49. Iyo bavuze ibinyabiziga biherekeranije mu butumwa, ni kuri ushobora kubona imodoka 300, imodoka 400 zigiye ahantu hamwe. Tuvuge ni nka Perezida wa Repubulika agiye gutaha igikorwa remezo mu ntara, icyo gihe afite delegasiyo, afite abantu benshi bamuherekeje. Icyo gihe ibyo binyabiziga biherekeranije ntabwo bizagenda mu muhanda uko byiboneye mu kavuyo bibyigana, hari umurongo bigomba kugenderaho. Ndumva twumvise kuba ibinyabiziga biherekeranije mu butumwa uko biba bimeze. Ngo hagati y'imodoka ziherekeranije mu butumwa zigamije urugendo rumwe hagomba kuba byibura metero 30. Hagati y'imodoka imwe n'iyindi hagomba kubamo metero 30. Ibinyabiziga biherekeranije mu butumwa ntibishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa metero 500. Bitondo hagati y'imodoka n'indi metero 30, ubundi bigakora uburebure bw'umurongo utarengeje metero 500. Iyo bibaye bityo, ibinyabiziga biherekeranije mu butumwa bishobora kugabanywamo amatsinda atonze umurongo utarengeje metero 500 z'uburebure, kandi hagati y'ayo matsinda hakaba byibura metero 50. Aha turabona ingero 3. Batubwiye metero 30 hagati y'imodoka n'indi, zikajya mu itsinda rifite uburebure butarenze metero 500, hagati y'itsinda rimwe n'irindi hagasigaramo metero 50.
byumvikane neza ko dukoze itsinda ry'imodoka nyinshi, hagati y'imodoka n'indi harimo metero 30, noneho iryo tsinda rigomba kugira uburebure butarenze metero 500. Zakuzura 500 tugasigamo umwanya ungana na metero 50 kugira ngo dufate irindi tsinda naryo rigizwe n'izindi modoka nyinshi, kandi hagati y'imodoka n'indi hagakomeza kubamo metero 30. Ndumva ibyo byumvikana. Ayo mabwiriza rero tumaze kubona ngo ariko rero ayo mategeko amaze kuvugwa haruguru ntakurikizwa ku binyabiziga by'abasirikare biherekeranije iyo bigeze mu nsisiro kuva bwije kugeza bukeye, kimwe n'igihe igihu cyabuditse kigatuma badashobora kureba neza muri metero 30 byibura. Izo metero zose tugiye tubona sigara hagati y'imodoka n'indi, hagati y'itsinda rimwe n'irindi, izo metero ntizikurikizwa ku binyabiziga biherekeranije bya gisirikare iyo bigeze mu nsisiro kuva bwije kugeza bukeye, ndetse n'igihe igihu cyabuditse kigatuma badashobora kureba neza muri metero 30 byibura. Kabiri, noneho rero bya binyabiziga biherekeranije mu butumwa, ikinyabiziga cya mbere mu biherekeranije mu butumwa kigomba gushyirwaho imbere icyapa cy'umuhondo cyanditsweho mu nyuguti zitukura. Icyapa ku kinyabiziga cya mbere bashyiraho icyapa cy'umuhondo handitseho ijambo tugiye kubona mu nyuguti zitukura, ijambo attention convoi. Aya magambo akaba asomeka neza ku manywa muri metero 100. Ni ukuvuga ngo ku kinyabiziga cya mbere kugira ngo abandi bagiye guhura n'izo modoka nyinshi bitondere urwo ruhererekane, nyine bashyiraho icyapa cyanditswe ngo attention convoi. Attention convoi ni nko kukuteguza ko ugomba kwitondera ko ugiye guhura n'urwo ruhererekane. Kandi ayo magambo tubonye ko aba yanditse ku cyapa gisa n'umuhondo, izo nyuguti zo zisa n'umukara. Aya ntabwo ari umukara, ni umutuku. Baratubwira ngo ikinyabiziga cya mbere muherekeranije mu butumwa kigomba gushyirwaho inyuma icya mbere. Ikinyabiziga cya mbere muherekeranije mu butumwa kigomba gushyirwaho imbere icyapa cy'umuhondo cyanditsweho mu nyuguti zitukura. Ni zitukura, amagambo attention convoi. Ayo magambo akaba asomeka neza mu kumanywa muri metero 100. Ikinyabiziga cya nyuma mu biherekeranije mu butumwa kigomba gushyirwaho inyuma icyapa cy'umuhondo n'ubundi cyanditsweho mu nyuguti n'ubundi zitukura ijambo fait de convoi. Fait de convoi, iherezo ry'urwo ruhererekane, fait de convoi. Ayo magambo nayo kandi akaba asomeka neza ku manywa muri metero 100. Twakomeje. Ibinyabiziga biherekeranije mu butumwa bya gisirikare birangwa n'amabwiriza abishyirirwaho na Minisitiri w'Ingabo z'Igihugu. Icyo kintu kirumvikanye ko ibinyabiziga biherekeranije mu butumwa bya gisirikare birangwa n'amabwiriza abishyirirwaho na Minisitiri w'Ingabo z'Igihugu. Gatatu, noneho tugiye kureba ibinyabiziga bikururwa n'inyamaswa nabyo biherekeranije mu butumwa. Ibinyabiziga bikururwa n'inyamaswa biherekeranije mu butumwa bigomba kugabanywamo amatsinda afite uburebure butarengeje metero 500. Ni nko hejuru twaze tubona ku modoka, kandi hagati y'ayo matsinda hakaba nibura metero 30. Hejuru ku modoka twabonye ko hagati y'itsinda rimwe n'irindi hajya metero 50. None ku binyabiziga bikururwa n'inyamaswa biherekeranije mu butumwa hagati y'itsinda rimwe n'irindi tubonye ko hajya metero 30. Kandi hejuru twabonye ko 30 zijya hagati y'imodoka n'indi. Ibyo rero mwirinde kuba mwabyitiranye. Hejuru ku modoka twabonye ko hagati y'itsinda rimwe ndajya metero 50. None hano ku binyabiziga bikuruwe n'inyamaswa biherekeranije mu butumwa hagati y'itsinda rimwe n'irindi hajya metero 30. Nta hagati y'inyamaswa n'indi ntacyo batubwiye. Hejuru batubwiye ingero, batubwiye metero ziri mu byiciro bitatu. Hagati y'imodoka n'indi metero 30, itsinda rikagira uburebure bwa metero 500, hagati y'itsinda rimwe n'indi metero 50. None batubwiye ko itsinda riza metero 500, hagati y'itsinda rimwe n'indi metero 30. Ingingo ya 50 ariyo tugiye gusorezaho. Tubanze twibukiranye ibintu twabonye ku ngingo ya 29 igika cya 4. Baratubwiye ngo ikinyabiziga cyose cyikorera ibirenze toni 5 kigomba gushyirwaho na nyiracyo cyangwa se ugikoresha icyapa kigaragaza urugero rw'umuvuduko ntarengwa icyo kinyabiziga kidashobora kurenza. Turabyibuka icyo cyapa twabonye ko gishyirwa ku kinyabiziga inyuma ku ruhande rw'iburyo. None hano baratubwira ngo ku mateme hagati y'ibinyabiziga bifite ibimenyetso byerekana umuvuduko nk'uko twabibonye kuri iyo ngingo ya 29 gika cya 4, iyo bigeze ku mateme biriya binyabiziga byose bishyirwaho icyapa kigaragaza umuvuduko ntarengwa, bya binyabiziga nyine byikoreye ibirenga toni 5, iyo bigeze ku mateme hagati y'ibyo binyabiziga
hagomba kuba nibura hagati yabyo metero 10. Ku mateme hagati y'ibinyabiziga bifite ibimenyetso byerekana umuvuduko hagomba kuba nibura metero 10 hagati y'imodoka n'indi. Zikoreye ibintu byinshi birenze tone 5, nta mpamvu yo kuba zegeranye kandi ziri hejuru y'iteme kugira ngo zitarisenya. Hagati y'izo modoka ku mateme hagomba kuba nibura metero 10. Ndabashimiye ko mukurikiye. Mwibuke subscribe, like, share, comment, tukibaza ukakibaza ibindi Imana iduha umugisha.